na Kimana Jean Pierre karame mu nkurambe mu ngabo. Tunasoza hagize umwangavu uhura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, Yego ndakumva. yamenya abariza hehe ikibazo cye cyafite bakamufasha. Hagize umwangavu uhura n'ihohoterwa iryo ari yo ryose, apana kubanga iryo ku gitsina, amahohoterwa yose turafite mu Rwanda agera kuri atatu. Nuko ngo hari ihohoterwa rishingiye ku gitsina nibyo, ariko hari n'ihohoterwa rishingiye ku mutungo, hari n'irindi hohoterwa rishingiye ku gukomeretsa umutima cyangwa se umubiri. Ubwo ngene gutanga yenda ingero bya birebire, ariko nuvuga ihohoterwa ryose iryo ari yo ryose, ugize ikibazo cy'ihohoterwa hari imirongo yatanzwe wagezaho ikibazo cyawe. Urugero, hari umurongo twatanze wa RBC, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima n'ihohoterwa. Ubwo nuko ngo wabahamagara n'114. Hari ahandi ku 116 kuri polisi wababwira ikibazo ufite. Noneho wanabwira n'inshuti n'abavandimwe bakagufasha, ariko nta mpamvu yo kugira ngo ugire ikibazo ukihererana. Ariko hari icyo ngomba kwibutsa abadukurikiye. Ni ukuvuga ngo kera bacaga umugani ngo ukuri kwa ikinyoma cyateguwe ngo kiruta ukuri kutagira ibimenyetso. Ni ukuvuga ngo no mu rukiko hakora ibimenyetso, burya ntabwo hakora ukuri. Nta foto nta cyabaye. Yego, ni ukuvuga ngo nimba ubonye umwana wawe yakorewe ihohoterwa, ni ukuvuga ngo hari ibimenyetso bihari. Sibyo? Ni ukuvuga ngo hari amatembabuzi yavuye mu mugabo n'amaraso, ibintu nk'ibyo. Ayo mavangingo yose ni ukuvuga ngo imyenda yambaye nta kintu bemerewe kuyikoraho. Niho hazava ibimenyetso byo gushinja uwo muntu wamufashe ku ngufu. Barafata bya bimenyetso bakabijyana muri laboratwari bakareba ngo bahuje ibitsina cyangwa ntibabihuje, hakavamo ukuri. Ni ukuvuga ngo ababyeyi mwese cyangwa se n'abandi bantu barera abana cyangwa se n'abandi bantu bakuriye abana, ibyo bimenyetso ntibakabitsibe kugira ngo turebe ko u Rwanda rwacu twavanamo ikintu cyo kuvuga ngo umuntu arahohoterwa. Ubu hari n'abagabo bahohotera abagore babo, abagore bagahohotera abagabo, abana bagahohotera ababyeyi, deni n'ababyeyi bagahohotera abana. Byo tugenda tubyumva mu bantu benshi, n'ubundi bagenda tunabibona. Si ubwa mbere wenda tugiye tugenzura ahantu Nyakabingo na Mugina na hose turahagera tukaganira. Ari n'igihe wenda umubyeyi wenda ashobora guhohoterwa, agahohoterwa n'umugabo, cyangwa se n'umugabo wenda agahohoterwa wenda n'umugore, sibyo? Ariko n'ubundi wenda abo bana b'abangavu wenda batwagwa n'inda zitateganyijwe, sibyo?